Uyu munsi tugiye kureba application zigera kuri 15 nziza zishobora kugufasha kuba wakora video editing ndetse kandi ntizizemo watermark. Ukaba ushobora kuzikoresha nk'umu content creator, yaba ari video irajya kuri YouTube, video irajya mu short videos cyangwa se iyo kuri TikTok ndetse na Instagram. Tudatinze rero, application ya mbere ni iyitwa CapCut. Jya muri Play Store cyangwa se muri App Store bitewe na telefone ukoresha urebemo iyitwa CapCut. CapCut iroroshye cyane, yaba ku ba YouTuber, yaba kuri audio, ku ma text, ku ma effect n'ibindi bindi ushobora kuba wakenera kwadinga muri video yawe cyangwa se kongera muri video yawe. Kuri Android no kuri iPhone hose irakora. Bayita CapCut. Iyo ni iya mbere. Muri video nyinshi nanjye nkora CapCut ndayikoresha. Ifite uburyo bubiri, ifite Pro ikagira n'uburyo buri free. Bitewe n'uburyo wifuza rero, ushobora kuba wakoreshamo uburyo bumwe, ariko uburyo bwiza ni uburyo buri free, ukaba wakoresha CapCut. Ntuza application rero ya kabiri yindi tujyeho yitwa VN Video Editor. VN Video Editor. Ndajya ngenda bashyiramo amashusho yazo ya application ku buryo ugiye kuyidownloadinga uzajya uhita uyimenya. Iyo ngiyo ijya kuri Android ndetse no kuri iPhone hose ishobora gukoreshwa kuri video ndende cyangwa se ku ma short videos, mu gihe ugiye gukora video yo gushyira kuri TikTok, yo gushyira kuri YouTube, yo gushyira mu short videos, yo gushyira kuri stati cyangwa se no mu bundi buryo bwose waba watekereje gukoramo video, iyi ngiyi ishobora kuba yagufasha. Icyo nakubwira kandi kindi cyiza kuri iyi application ni uko yo iri free 100%, ikaba nta watermark igira. Rero ku mu YouTuber cyangwa se ku mu TikTok cyangwa se ku mu TikToker, ku muntu wese ushaka gukoresha iyi application ni nziza cyane. Application ya gatatu ni iyitwa InShoot. InShoot ikora kuri Android no kuri iOS, ubwo ni kuri iPhone. Hanyuma iyi ngiyi rero yo igira version ebyiri. Igira version iri free, ho bashyiraho watermark ya InShoot nyine birumvikana, ikagira na paid version cyangwa se iyishyurwa yayo, bakagukoreraho watermark. Hanyuma iyi ngiyi kandi ni nziza ku batangizi, ku ba beginners, ku batangizi, kuko uburyo bwayo bwo kweditingamo cyangwa se uburyo ikwerekamo bwo kuba wakeditingamo bwo bworoshye. Tukajya kuri application ya kane yitwa KineMaster cyangwa se KineMaster, biterwa n'uburyo njya numva bamwe bavuga ngo ni KineMaster ariko ni KineMaster. Ikora kuri Android no kuri iPhone. Ikora aho ngaho habiri, yaba kuri Android ushobora kuyikoresha ndetse no kuri iOS ushobora kuba wayikoresha. Hanyuma abantu bajya bakenera ibyitwa green screen cyangwa se abakenera layers nyinshi, aho ngaho rwose irakora neza cyane. Gukuraho background cyangwa se gushyiraho background, iyo ngiyo irabigufasha cyane, bayita KineMaster. Igira rero nayo version ebyiri, iyishyurwa n'itishyurwa. Biba byiza rero iyo ukoresheje free nk'umuntu urimo gutangira, kereka iyo umaze kuba umu pro, umaze kugera kure, nibwo ushobora kuba wakoresha na version yayo yishyurwa. Tukajya ku ya gatanu rero yitwa Adobe Premiere Rush. Adobe Premiere Rush nayo ikora kuri Android ndetse no kuri iOS, ubwo ni kuri iPhone. Hanyuma ku mavideo, bantu bakora amavideo maremare, long videos cyangwa se ibiganiro, iyi ngiyi irakora cyane. Ndetse no kuri computer iyi ngiyi irakora cyane, ku bantu bafite computer irakora. Nayo igira version ebyiri, ariko byaba byiza ukoresheje free version, kuko paid version nayo irakora, ariko aho kugira ngo iguhendeshe, ubwo nyine nagiye nzibasobanura zose nkababwira n'ikibazo buri yose wenda igenda ifite cyangwa se umwihariko buri yose igenda ifite. Niba wumva udashobora kuba wayishyura, cyane ko wenda nk'umutangizi wumva udashaka kuyishyura, ibyiza ukoresha free version birakunda. Hakaba iyindi nziza cyane yitwa UCut. UCut jya muri Play Store yawe cyangwa se muri App Store uyidownloadinge, hose irakora, yaba kuri Android ndetse no kuri iPhone hose ibaho irakora. Iyi ngiyi rero yo niyo iroroshye cyane mu kweditinga, kandi iri free ndetse nta na watermark igira. Yo iroroshye cyane mu kweditinga buri kintu cyose ushaka, yaba ama effect, yaba gushyiramo amajwi, yaba gushyiramo amafoto, yaba guteranya video, iyi ngiyi byose irabikora kandi mu buryo bworoshye. Tukajya ku ya karindwi yitwa Power Director. Power Director nayo ikora yaba kuri Android yaba no kuri iOS, ubwo ni kuri iPhone hose irakora. Effect igira ni nziza cyane ndetse na template
nziza cyane ku bakora ama-vlog cyangwa se ama-tutorials cyangwa se video ndende cyangwa se get ready with me n'izindi video zitandukanye, iyi ngiyi iragufasha cyane. Igira nayo verisiyo ebyiri, igira verisiyo ebyiri, igira iyi ngiyi ya free yo kuba wayikoresha utishyuye na paid version ku bashaka iri pro nyine irenze cyane, ariko iziri basic n'ubundi ibintu muri pro no muri free n'ubundi biba ari bimwe, icyiza ni uko wakoresha free way, gusa nyine nanone aho bitandukanira hari izo bagenda bashyiraho watermark n'izo badashyiraho watermark. Ubwo ngubwo nituza kurangiza video ndaza kukubwira wenda byibura nk'eshanu z'ingenzi cyane naza kuguhitiramo. Tukagera ku yitwa Filmora Go. Filmora Go cyangwa se Filmora Go ijya kuri Android ndetse no kuri iPhone, hose irakoreshwa, ikagira ama simple effect meza cyane, ku ba beginners nayo ni nziza cyane, cyangwa se ku bantu bagitangira nyine cyangwa bakiga gukora ama video, yaba ajya kuri TikTok, kuri Instagram no cyangwa se kuri YouTube, ni sawa cyane iyi application. Hanyuma nayo igira verisiyo ebyiri, igira iyishyurwa ndetse ikagira n'itishyurwa. Wowe niba ugiye kuyikoresha ntukajye wemera gushyira muri paid version, kubera ko aba bantu bagira amafaranga ku makarita bashobora kuba bagukata ayo mafaranga bakazaba bayakuraho. Ibyiza ukoresha free version. Tukajya ku ya cyenda cyangwa se application ya cyenda bayita Airlight Motion. Airlight Motion. Iyi ngiyi ijya kuri Android no kuri iPhone cyangwa se kuri iOS, hose irakoreshwa. Motion graphic irarenze cyane, ndetse n'aba bantu bakoresha ibintu by'ama text animation pro, aha ngaha irarenze rwose, urayikoresha kandi nayo igira verisiyo ebyiri, iyishyurwa n'itishyurwa, ariko inama nakugira nyine ni uguhitamo iyi ngiyi ya mbere itishyurwa. Hagakurikiraho ubwo ngubwo iya cumi, nagiye nzibatondekera kugira ngo nyine wowe uze guhitamo inziza, ariko nababwiye ko ku musozo wa video ndaza kubashyiriraho nyine byibura eshanu nziza cyane kurusha izindi. Iya cumi hakabamo iyitwa Luma Fusion. Iyi ngiyi yo ikoreshwa kuri iPhone gusa. Luma Fusion kuri Android ntabwo ibaho. Yitwa Luma Fusion. Hanyuma platform ni kuri iPhone nyine cyangwa se kuri iPad, no kuri iPad naho irakoreshwa, hose ijyaho kuri iPhone cyangwa se kuri iPad. Iyi ngiyi rero ikoreshwa n'aba pro YouTubers cyangwa se ba bantu nyine bamaze kugafata, kubera yuko iyi ngiyi yo nta free version igira. Nta free version igira, iyi ngiyi yo irishyurwa yose, ntabwo wayikoresha utishyuye. Hanyuma tukagera ku ya cumi na rimwe yitwa Splice. Splice yo ikoreshwa kuri Android no kuri iPhone, ku bakora ama-vlog n'ama simple editing, iyi ngiyi irakora cyane, ikaba igira free version na paid version, ubwo nyine wahitamo verisiyo ushobora kuba wakoresha. Tukajya ku ya cumi na kabiri yitwa VivaCut. VivaCut ubwo ndagenda nzibashyiramo amafoto yazo nyine kugira ngo muze kuzibona, ndagenda nzisacinga mbashyiremo amafoto yazo kugira ngo mugende muze kugenda muzibona. VivaCut nayo ni sawa cyane, kuri Android irakora no kuri iOS cyangwa se kuri iPhone irakora. Cinematic effect zayo ni sawa cyane, na transition zayo nazo ni good cyane. Igira verisiyo ebyiri nyine, iyishyurwa n'itishyurwa, ariko ibyiza nyine nakubwiye ko uhitamo iri free, ariko iyi ngiyi yo iyo uhisemo iri free banagushyiraho watermark. Tukajya ku ya cumi na gatatu kuko nababwiye ko ari cumi n'eshanu, yitwa GoPro Quick. GoPro Quick iyi ngiyi ikora kuri Android ndetse no kuri iPhone cyangwa se kuri iOS. Ikoreshwa gute rero? Audio editing irarenze, quick videos, iyi ngiyi mu ku exportinga irihuta cyane. Hanyuma ikagira free basic, irishyurwa, hakaba n'itishyurwa, ariko iyi ngiyi yo ni sawa cyane nyine kuri abantu bakora audio editing cyangwa se quick videos mu ku exportinga, iyi ngiyi irarenze. Hakaba Clips cyangwa se yitwa Clips, ariko yo ikora kuri iPhone gusa cyangwa se kuri iOS niho ikora gusa. Hanyuma simple videos nyine turiya tuvideo dutoya cyangwa se
tworoheje zitari ibivideo binini cyane, nizo ishobora kuba yakora. Hanyuma audio caption, ku bigendanye na audio, kuba yagukorera caption ya audio cyangwa se amagambo arimo kuvuga nyine ikagukorera caption, iyi ngiyi nayo irabikora. Hanyuma iyi ngiyi rero ikintu cyiza cyayo, iri free kandi nta watermark igira. Iri free kandi nta watermark igira. Tukaza rero ku ya nyuma ya 15, bayita DaVinci Resolution Mobile Limited. DaVinci Resolution Mobile Limited, cyangwa se wandikemo DaVinci Resolution nyine muri Play Store cyangwa se muri Google Play, uraza guhita uyibona. Iyi ngiyi ikoreshwa ku ma iPad cyane cyane, kubera ko aba bantu bakenera ibintu by'amakararingi, gushyiramo color grading cyangwa se advanced editing, nyine ibintu bikaze bya danje bigendanye n'amakara, iyi ngiyi niyo ibikora. kandi icy'ingenzi, iyi ngiyi nyine igira free version yayo, ikagira n'iyindi yishyurwa. Ni izo ngizo nakubwira. Hanyuma ikintu nakubwira rero, aribyo nakubwiraga ku musozo wa video, nkubwira yuko ndaza kukubwira application nziza cyane muri zo byibura enye cyangwa se eshanu za mbere nziza cyane kurusha izindi. Iya mbere nziza kurusha izindi ni CapCut. Jya muri Play Store yawe wandikamo CapCut, urahita uyibona, irahita iza. Ibintu byose ukeneye ishobora kuba yabigufasha, yaba guteranya amafoto, guteranya video, gushyiramo amajwi, gukuramo amajwi, ibintu byose ishobora kuba yabigufasha. VN Video Editor, iyi ngiyi nayo irarenze irabikora cyane. UCut iroroshye cyane cyane cyane, nayo nayiguhitiramo. Ku bakoresha iPhone, Clips nayo ni nziza cyane, ubwo ni kuri iOS. Clips nayo ni nziza cyane kuko ihita ibigukorera neza cyane. Hanyuma izishyurwa nyine wishyura kugira ngo bagukorereho watermark, ni InShot, ni KineMaster, ni Filmora, ni Power Director, ni A-Light Motion, ni VivaCut. Izo ngizo zo zirishyurwa nyine kugira ngo bagukuriremo watermark. Hakaza n'izindi z'aba pro rero zirenze, iyo ntabwo wayikoresha nyine utahishyuye nk'uko nabikubwiye, ariyo LumiFusion na DaVinci Resolution. Izi ngizi zo zirarenze cyane, rero nicyo kintu nakubwira. So ngira ngo rero iyi application nyine nk'uko nari nabibabwiye, so ndazibabwiye, nizo ngizo ziri hejuru. Niba ushaka uri umutangizi, ushaka ibintu bitakugora, iyi application byibura wahitamo UCut, ugahitamo VN Video Editor, ugahitamo UCut, ugahitamo na Clips. Niba ufite iPhone, ukoresha iPhone, izi ngizi zagufasha zikagukorera video neza, ndetse yaba guteranya amashusho cyangwa se amafoto, guteranya video, gushyiramo amagambo, kwandikamo amagambo runaka, iyi ngiyi irabigukorera byose. Hanyuma warangiza ukaexportinga, umara kuexportinga ukuploadinga, nawe ugakorera amafaranga ku mbuga nkoranyambaga. Kora subscribe rero niba iyi video igufashije. Niba hari ikibazo wagize kuri application cyangwa se hari ikindi kibazo ufite dushobora kuba twagufasha, wandike muri comment kugira ngo ubutaha tuzagihereho. Hanyuma subscribe kandi ku nzogera kugira ngo video zose dusohoye zijye zikugeraho mu ba mbere, kandi no kuri like niba video igufashije. Ciao ciao.